Murakoze cyane. Nanone umukobwa wanyu ugarutse wani umutoni nk'uko mubizi. Hanyuma nagarutse kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu ubu naje nje. Hanyuma hari ikibazo maze iminsi nibaza kitwugarije, cyugarije abakuru, cyugarije urubyiruko ndetse cyugarije n'abana twese hamwe muri rusange. Si mu Rwanda gusa ndetse n'isi yose icyo kibazo turagifite. Hanyuma naricaye ndavuga iki kibazo ko kitwugarije, ese twagikoraho iki? Ese ko ari igihe umuntu akigira ntamenye ko anagifite? Ese ibimenyetso bikiranga ese byaba ari ibihe? Nigira inama yo kuza nkagaragaza ibimenyetso bigaragaza icyo kibazo ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo tugerageze kurwanya icyo kibazo nari maze kubona. Hanyuma icyo kibazo nta kindi, ni ikibazo cya depression, ariyo indwara yo kwigunga ndetse no kwiheba bikabije cyane. Iratwugarije. Ndibaza abajene twese, udafite kwiheba afite kwigunga, udafite kwigunga afite, buri wese afite akantu afite kagiye gaterwa n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ahangaha tugiye kureba uko twamenya indwara yo kwigunga no kwiheba bikabije, ariyo depression. Burya mu buzima twese duhura n'ibibazo, hari ibyo twizanira ndetse n'ibiza tutabigizemo uruhare. Gusa hagati aho ngaho nuko kubyakira bibaho mu buryo butandukanye. Hari ababasha kwakira ibyo bibazo, hari nabo kubyakira bigora, bitewe n'umutima wawe, bitewe n'ukuntu wakuze uteye. Ibyo byose bigaterwa bigatuma mu buryo twakiramo ibyo bibazo bitandukana. Kuba umuntu yakwiyumva nabi cyangwa se akababara, akigunga, ni kimwe mu byiciro by'uburwayi bwo mu mutwe. Biba indwara iyo bimaze hagati y'amezi 5 ndetse n'amezi 8 ufite ubwigunge. Hagati y'amezi 5 ndetse n'amezi 8 nibwo umenya yuko warwaye, byahindutse uburwayi iyo ufite ubwigunge hagati y'ayo mezi. Ubwo rero iyi ndwara rero ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Ibyo bintu bitandukanye nibyo tugiye kuvugira hamwe kugira ngo ubifite cyangwa se ubona aziranye n'umuntu ubifite amube hafi, amenye ikibazo afite ndetse n'uburyo yakirindamo. Iyi ndwara rero ishobora guterwa n'ibintu bitandukanye, ari byo ngiye kubwira haruguru. Ushaka kuba uziranye na mugenzi wawe ufite ibi bibazo ngiye kubwira haruguru, cyangwa se inshuti yawe, hanyuma ukamenya uburyo twamufasha n'uburyo wamuba hafi. Icya mbere, ushobora kuba utarabashije kubona urukundo rw'ababyeyi. Ahangaha ku muntu utarabashije kubona urukundo rw'ababyeyi, byanga byakunda agira iki kibazo cyo kwigunga bikabije, kubera ko yumva afite ubwigunge, yumva abaho wenyine. Icya kabiri, kuba warahuye no guhabwa akato. Kuba warahuye no guhabwa akato, iki ni ikibazo gituma ubaho mu bwigunge bukabije. Urugero, ushobora kuba ufite nk'ubumuga. Icyo gihe ufite ubumuga uhabwa akato, bagenzi bawe hari ibyo bakora ukabona ko utabashije kubikora. Urugero nka siporo, ukabona hari siporo utabashije gukora, icyo gihe wiha akato nawe ubwawe, nabo bakabona ko utabishoboye. Icyo gihe ushobora kurwara indwara yo kwigunga gukabije. Icya gatatu twababwira ni ukuba umuntu atabasha kubona ibyo yifuza byose mu buzima. Ahangaha kuba utabasha kubona ibintu byose wifuza mu buzima bishobora gutuma nanone ugira kwigunga gukabije ndetse no kwiheba, kubera ko ushobora kuhita utangira kureba bagenzi bawe babayeho gutya, nawe urifuza kubaho gutya, ntibihure, ugasanga ugize ikibazo cyo kwigunga gukabije, bikaba byagutera indwara bita depression. Icya kane, kuba utabasha kwibona mu by'abandi. Kuba utabasha kwibona mu by'abandi n'ahangaha bigira uruhare mu kurwara iyi ndwara, kubera ko ushobora kubona abandi bari gukora
igikorwa runaka ukabona wowe ntabwo icyo gikorwa ufite uruhare nawe mu kugikora, hanyuma bikaba byagutera kwigunga gukabije ndetse no kwiheba, bikaba byatuma ubaho mu bwigunge. Hanyuma icya gatanu twavuga ni uko n'abantu bakuru nabo iyi ndwara ibageraho. Iyi ndwara ibageraho yo kwigunga gukabije ndetse no kwiheba, nabo bakaba bayisangamo. So hari umuntu mukuru rero ushaka guhura na mugenzi we nawe agasanga afite iki kibazo cyangwa se atabashe kubona iki kiganiro, ariko wowe wacyumvise ufite kuhita ufasha mugenzi wawe ukareba ibimenyetso ko aba bifite, hanyuma ukamufasha akagana ibitaro bimwegereye. Hanyuma ni iki ngiki, umuntu wahuye n'ihohoterwa rikabije, umuntu wahuye n'ihohoterwa ashobora guhura n'iki kibazo kubera ko ashobora kugira ubwigunge bukabije, hanyuma iryo hohoterwa yagiriye ntashobore kuribwira abantu, akaba ari we wenyine urizi. Iri hohoterwa rigatuma arwara iki kibazo cy'ubwigunge bukabije kuko yahuye n'ikibazo kandi adafite kukibwira umuntu n'umwe, akakigumanira, hanyuma icyo kibazo kikamugeza kuri ubu burwayi. Hanyuma ikindi, kwirukanwa ku kazi. Kwirukanwa ku kazi nayo ni impamvu nayo yatera iki kibazo, kuko ushaka kwirukanwa ku kazi ukabura amafaranga, ugahura n'ubukene, ukibaza se ejo urabaho gute. Iki kibazo byanga byakunda cyagutera iyi ndwara. Uri kwibaza ngo ejo uzabaho gute? Ndibaza buri wese ahuye n'iki kibazo yabimenya biruseho. Hanyuma ikindi kibazo cyatuma ushaka guhura n'iyi ndwara yo kwigunga gukabije ndetse n'agahinda gakabije ni ikibazo cyo kwibwa, cyo guhura n'abatekamutwe bakaba bakwiba. Iki kibazo gitera agahinda gakabije cyane kubera ko wari ufite amafaranga n'ayawe, wari uyafite nk'ayawe, hanyuma uhuye n'abatekamutwe n'abatubuzi baragutuburiye, amafaranga yawe uhise uyabura, barayibye. Iki kugutuburirwa byatuma uhura n'ikibazo cyo kugira iyi ndwara y'agahinda gakabije ndetse no kwigunga gukabije. Hanyuma ikindi cyagutera iyi ndwara ni ugupfusha umuntu warusobanuye byinshi ku buzima bwawe. Gupfusha umuntu warusobanuye byinshi ku buzima bwawe, iyi ni impamvu ikomeye yatuma uhura n'ubu burwayi bwo kwigunga kabije. Ndetse n'ikindi kibitera, kwangwa n'uwo wakundaga. Kwanga n'uwo wakundaga ndetse by'umwihariko utabiteganyaga, nayo ni impamvu ikomeye ishaka gutuma uhura n'iki kibazo cyo kwigunga gukabije ndetse no kwiheba, kuko ubu uri kubona uvuze umuntu wakundaga ndetse wishimiraga, bishobora kugutera ubu burwayi. Ndetse n'ikindi cyatera ubu burwayi, ubukene bukabije. Ubukene bukabije biri mu mpamvu zatuma ubu burwayi uhura nabwo. Ubukene bukabije, hanyuma ntushobora kubimanaginga, ugakenera ikintu ukakibura. Ni ikibazo cyatuma ubwawe wiyirukana mu bantu ukagenda, kuko uba uri kumva utameze nk'abandi, udafite nk'ibyo bafite, bikaba byatuma ugira kwigunga gukabije. Ndetse n'ikindi cyabitera, utagera ku nzozi wifuza. Abantu twese tugira inzozi, urifuza ngo ejo ndifuza kuvanga nkagera aha. Twese abantu niko duteye. Ushaka kugira uburwayi bitewe n'uko inzozi zawe ufite uri kubona zitari kuba impamo, ndetse ukabona nta naho biri buturuke, bigatuma ugira agahinda gakabije ndetse ukigunga bikabije, kuko uri kubona ko inzozi zawe mu by'ukuri ziri kurangira gutyo gusa. Uri kubona uri kuba mukuru, ntabwo uragera ku cyo wiyemeje. Ibi nabyo bishobora kugutera agahinda gakabije ndetse no kwigunga gukabije. Ibi byose bishobora gutera indwara yo kwigunga. Ibi byose navugiye ruguru bishobora gutera indwara yo kwigunga. Urugero, gukoresha ibiyobyabwenge. Abantu bakoresha ibiyobyabwenge baranabizi, usanga harimo kwigunga cyane kubera ko ukoresha ibiyobyabwenge, hanyuma nyuma yo kubikoresha ugasanga wigunze. Hari umushuti wanjye nari mfite wabinywaga, yari umuntu mwiza pe, ariko yabaga yabinyweye akigunga, ukabona rwose yigunze akanarira. Ibiyobyabwenge nabyo biri mu mpamvu ishaka gutuma iki kibazo kibaho. Ndetse kurwara n'indwara zidakira. Kurwara indwara zidakira nabyo biri muri bimwe bishobora gutuma umuntu arwara iyi ndwara yo kwigunga gukabije. Urugero, ushobora nko kujya kwa muganga bakahita bakubwira ngo arwaye diyabete.
nimba bakubwiye ngo arwaye diyabete ushobora gutaha ukananirwa kwiyakira bikanakuviramo gupfa byihuse, ukigunga gukabije ukumva ko urapfa ejo, hanyuma bigatuma uhita uhura n'ubwo burwayi. Ndetse na sida, ushobora kubwira ko urwaye sida nanone bikahita bikunanira kwiyakira, ukagira kwigunga gukabije ukumva ko ntabwo ukiri mu bantu, ndetse n'umutima. Izo ni indwara zishobora gutuma umuntu agira icyo kibazo cyo kwigunga gukabije, ndetse akaba yakuramo indwara bita depression. Ndetse n'ikindi kibazo gishobora gutera iyi ndwara, kumara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga. Nabyo ni bimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu ahura n'ubu burwayi. Kumara igihe kinini ugasanga amasaha menshi uyamara uri ku mbuga nkoranyambaga, uri kuri Twitter, uri kuri Snapchat, uri guchatinga kuri WhatsApp, ugasanga niho hantu hagutwara igihe kinini cyane, ugasanga waburiye umwanya abantu bawe ba hafi, ugasanga ahubwo umwanya wawe wa nyawo uhereza abantu bakure, uhereza abantu batagufitiye akamaro, ugasanga abantu ahubwo bagufitiye akamaro mu buzima bwawe ntago ari buhereza umwanya. Hari nk'ahantu ugenda gusura ugasanga baricaye muri salo bose ni famille, ugasanga bicaye muri salo buri wese ari guchatinga n'inshuti ze zo kure y'aho ngaho hari, ugasanga mu rugo ntibaganira, bose bari busy ku mbuga nkoranyambaga, mu byumba hehe hose. Ugasanga icyo gihe ikibazo kibaho, habaho kwigunga gukabije, kuko usanga abo ugira inshuti ari abari kure yawe kurusha uko ugira inshuti abari hafi yawe. Iki nacyo kiri mu mpamvu zatuma umuntu arwara iyi ndwara yo kwigunga gukabije ndetse no kwiheba gukabije. Hanyuma ndetse no gusoma ibitabo cyane nabyo biri mu mpamvu zishobora gutuma ubaho wenyine wigunga, kuko usoma ibitabo uri wenyine, ibitabo akari byo bikubera inshuti, hanyuma ugasanga ubayeho wenyine, ugasanga utangiye kwigunga, utangiye kugira ibibazo byo kwiheba gukabije, kuko nibyo uha umwanya munini cyane mu buzima bwawe. Ugasanga abantu ntabwo ukibavugisha, ntabwo ukita ku bantu uri inshuti y'ibitabo. Iki gihe ntabwo byanga byakunda, ntabwo uzabura kurwara iyi ndwara. Murumva rero hagati ahangaha buri kintu cyose ni cyiza ariko mu gihe cyacyo. Hanyuma ikindi, kuba imbata y'ikintu runaka nabyo biri mu bimwe mu bituma ubu burwayi bubaho kandi bugakomera cyane. Kuba imbata y'ikintu runaka, ukavuga uti ngomba gukora iki kintu, iki ngiki nicyo nkeneye, buri gihe ukaba wumva utabura kugikora kubera ko wabaye imbata yacyo. Iki gihe iki kintu byanga byakunda kikubera ikiyobyabwenge, hanyuma utabura aho kiri ukumva nagushaka abantu kubera ko icyo kintu nicyo ushize imbere. Urugero, ushobora nko kuba uri umucuranzi wa piano, kuba imbata ya piano, tuvuge uri umuhanzi, uri umucuranzi, ukaba imbata y'icyo kiyobyabwenge. Wowe uragenda uba inshuti ya piano gusa, uba inshuti ya gitari gusa, hanyuma abantu ntubiteho, usanga iyo gitari yakubereye ikiyobyabwenge, iyo piano yakubereye ikiyobyabwenge, byanga byakunda uzarwara kwigunga gukabije, kuko nta muntu uzaba uri iruhande rwawe, nta muntu uzaba ukeneye, inshuti yawe azaba ari piano. Byanga byakunda uzahura n'ingaruka, uzahura n'ubwo burwayi bwo kwigunga bikabije, kubera uzaba uba kure y'abantu. Kuba wenyine, kwigunga no kwiheba hari ingaruka bigira. Izo ngaruka nizo ngiye kubabwira haruguru, kugira ngo tumenye uburyo tuzirinda ndetse n'uburyo twarushaho kurwanya ubu burwayi, kugira ngo butarushaho kugenda budusatira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kutongera kunezerwa. Ubu burwayi iyo ubufite ntagongera kunezerwa, ubaho ubabaye, kuko iyo wagize kwigunga muri wowe ubaho ubabaye, ntabwo unezerwa, ntabwo wishima, ubaho mu bwigunge. Ndetse no kwiciraho iteka, uhora wiciraho iteka, ukavuga ariko kubera iki ibi bintu bimbaho, kubera iki wagize ubwo burwayi bwo kwigunga cyane ndetse no kwiheba, ugahora wiciraho iteka, ugahora wicira urubanza, wumva ko mu by'ukuri wirenganya. Biri mu biri bimwe bigaragaza
icyo kibazo cy'uko wigunga cyane cyangwa se wigunze cyane. Hanyuma ikindi, guhorana amarira. Ugasanga umuntu yigunze cyane uhorana amarira. Hari nk'umuntu uba ukunda kwigunga cyane, wajya kubona hari nk'umuntu ujya kubona ukabona araturitse ararize, ugahorana amarira hafi, ukarizwa n'ubusa. Ibi ngibi ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite iki kibazo cyo kwigunga bikabije. Ugira amarira hafi, urizwa n'ubusa, ni ikibazo. Hanyuma ikindi, utabasha kwakira ibibaye. Usanga utabasha kwakira ibibaye. Muri iyi si habamo ibyiza n'ibibi, bimwe birakunda ibindi bikanga. Hanyuma ibintu byakwanga tubashe kwakira ibibaye. Kandi kuri iyi si ntabwo tuba tugomba kwakira ibi n'ibyiza, kuko byose tubona bitugezeho, twifuza ibyiza ariko ibibi bikahita bidutanga imbere. Rero iki kibazo cyo kutakira ibibaye nabyo biri mu bimwe bigaragaza umuntu wigunze cyane cyangwa umuntu ufite ikimenyetso cyo kwigunga cyane muri we. Hanyuma ikintu kizakubwira ko utangiye kwibasirwa n'iyi ndwara ni ukuba udashobora kurebana n'undi mu maso. Babyita isoni, ariko si isoni mu by'ukuri. Ukaba uri kuganira n'umuntu ariko ukaba utamureba mu maso ngo muhuze mu maso, ureba wihisha udashaka ko akureba mu maso. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko watangiye kurwara iyi ndwara. Ndetse n'ikindi kimenyetso kigaragara ni imvugo ikennye, kugira imvugo ikennye. Ugasanga umuntu arakubajije ikintu runaka, ariko igisubizo cyawe ni yego oya. Ukaba utari umuntu wakunganira cyangwa se watanga igitekerezo ku muntu muri kuganira. Akakubaza ikintu ngo yego oya, true or false gusa. Ahangaha ni ikimenyetso kigaragaza ko uba utangiye kwibasirwa n'iyi ndwara, ari ukubifatirana hafi iyi ndwara itaragera kure ngo ihinduke depression. Hanyuma ikindi, kurakazwa n'ubusa. Abantu barakazwa n'ubusa, twese twakwisangamo kubera ko iyi ndwara ikimenyetso kigaragaza nuko umuntu atangira kurakazwa n'ubusa. Agakomye kose ukahita urakara, agakomye kose ukahita urakara. Ahangaha rwose utagiye kure ni ikimenyetso kigaragara yuko utangiye gusatira ubu burwayi bwo kwigunga ndetse no kwiheba buba buri gukomanga umuryango rwose. Hanyuma ikindi, kunenga abandi, kwigaya, kujya impaka ku bintu bidafitutse. Umuntu ugasanga ujya impaka urema urubanza rugakomera. Ahangaha ndetse no ku bintu bidafitutse rukunda kuburana. Ahangaha ni ikimenyetso kigaragaza ko utangiye gusatira ubu burwayi. Ubwo rero nshuti zanjye, bakunzi banjye, ahangaha ni ahacu kugira ngo tumenye ubu burwayi bw'agahinda gakabije ndetse kakatuviramo iyi ndwara ya depression, tukamenya ukuntu twayirinda ndetse n'ukuntu twabasha kuyirinda n'abacu. Mbashishikarije gukurikira ikiganiro cy'ubutaha. Hanyuma nabasaba gukora subscribe, comment, like na kugira ngo tuzajye tubasha gukurikirana ibiganiro uko bizajya bigenda bikurikirana. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza.